Ese waba wibaza impamvu utekereza gukora ikintu ariko bikarangira utagikoze? Cyangwa se wanagikora bikarangira ugikoze iminsi mike? Ibi ngibi nibyo tugiye kurebaho. Kandi tugiye kureba nanone ibintu bigutandukanya n'uwatsinze. Ntabwo ari ibintu byinshi kuko tugiye kuvuga ku bintu bibiri. Ibyo bintu bibiri by'ingenzi, iyo ubibuze cyangwa ukabikora nabi nibyo bituma udatsinda cyangwa se bikagutandukanya na wa wundi utsinda. Ibyo bintu nta bindi ni motivation n'amahitamo. Uretse gato, ushobora guhita utekereza ngo ariko ibyo bintu ngenda bizi. Nzi ko amahitamo nyakora buri munsi, motivation nyumva buri munsi. Ibi biratandukanye. Kuko ibyo ngiye kukubwira byaturutse mu gitabo bita Magic Motivation from Stuck to Success in Days by Carsten Long. Iyo nanjye nasoma iki gitabo cyangwa se ngo nkisome nkirangize, ahari nanjye nari kuba ameze nkawe. Kuko najyaga ngira ubute nkasoma ikintu cyangwa nkakora ikintu, nkakigarukiriza hagati nkahita ndekera. Ariko ibyo nasomye, ibyo numvise, noneho na chapitire yanyu byasigiye isomo rikomeye. Bigiye gutuma nkubwira nkanakwibutsa neza icyo motivation ari cyo n'icyo amahitamo ari cyo. Ibi ngibi navumbuye neza ko ari byo biyobora abantu batsinze bikabasha kubageza ku ntsinzi bakeneye. Reka ahubwo twe gutinda dutangire. Ubundi motivation ni iki? Motivation ni imbaraga zikwishemo zigutera gukora ikintu runaka, kabone yewe nubwo waba ugishaka cyangwa utagishaka. Ubundi izo mbaraga arizo twita motivation, abantu benshi bategereza kuzihabwa mbere yuko bakora ikintu. Bategereza kuzihabwa n'inshuti zabo, bategereza kuzihabwa n'ababakoresha, bategereza kuzihabwa n'imiryango yabo. Ibi ngibi bishobora kubaho cyangwa ntibibeho. Rero niba utegereje motivation, niba ujya ukunda gukora ikintu kubera motivation, kubera abantu bakubwiye ngo ariko buriya uzi ko wabishobora, wabikora rwose. Abo bantu nibatabikubwira bizatuma utagira ikintu ukora, bizatuma uguma muri wa mujyo wo kuvuga ngo ngewe ibi bintu ntibirakunda kubera yuko nta muntu uri kumbwira ko nabishobora. Nyamara wabishobora. Menya ko motivation atari ikintu abantu bagushimiye ko wakora. Motivation ni amahitamo. Motivation ni ikintu uhitamo kikakubamo ukacyubaka, ni ikintu ukora buhoro buhoro kikagenda cyiyubaka, kikarangira n'abandi nabo babibonye ko ufite motivation. Kubera ko motivation ari amahitamo, hari igihe umuntu ahitamo nabi, akagira ibintu bimuyobora, akagira ibintu yita motivation, nyamara atari motivation. Umuntu ashobora kuba akora ibintu bitari byiza, ariko agatekereza ko bimugirira umumaro, agatekereza ko hari icyo bimufasha. Ibi ngibi bishobora kumubuza gutsinda. Ibi ngibi bishobora kumufasha cyangwa bikamusubiza inyuma. Kubera iki? Motivation ni ibintu twubaka buri munsi. Niba wubaka ikintu kibi muri wowe, bizakomeza kukubaho, bizakomeza kukuyobora. Wumve ko aricyo kintu ukeneye kugira ngo ugire ikintu cy'umunezero. Nukora ikintu cyiza nanone ukagikora buri munsi, kizagera aho kiguha umunezero, nacyo kikuyobore, kikukoronize. Rero aho kugira ngo ukoronizwe n'ikintu kibi ukite motivation yawe, kora icyiza hanyuma kikuyobore. Ikintu kitajya gisigana na motivation ari nacyo cya kabiri kiranga umuntu watsinze kikamutandukanya n'undi muntu wari we wese, ni amahitamo. Buriya ahantu hari amahitamo ntihabura ubwoba. Iyo umuntu agize ubwoba ntabwo ari uko aba akoze ikosa, oya, kuko ubwoba buri ngombwa. Ahubwo tugiye kumenya ubwoko bw'ubwoba umuntu ashobora kugira, kuko harimo ubwoko bubiri. Hari ubwoba buri ngombwa, hari n'ubwoba butari ngombwa. Ubwoba buri ngombwa ni nk'ubwo kwambuka umuhanda. Ugomba kugira ubwoba ukagira n'amakenga, kuko ntabwo uzambuka umuhanda uri no kureba video yanjye, oya, cyangwa se na video y'undi muntu, kubera yuko urabizi neza ko imodoka ishobora kuza igahita ikugonga. Aho ngaho ni ubwoba buri ngombwa. Ariko iyo ugiye guhitamo ikintu ukaba ubizi neza ko utazi icyo kizabyara, ukagira ubwoba, aho ngaho ugize ubwoba butari ngombwa, kubera yuko icyo kintu ntabwo uzi igisubizo cyacyo, nta nubwo uzi niba bizagenda neza cyangwa bitazagenda neza. Aka ngaka rero niko kagutandukanya n'umuntu uzatsinda, niko kagutandukanya n'umuntu watsinze. Umuntu watsinze ntabwo yigeze atekereza ngo avuge ngo ubu bwoba butari ngombwa bugiye kumuyobora, oya, we ayoborwa cyane cyane n'amahitamo ye, kandi mu guhitamo kwe yirinda guhitamo nabi ashingiye ku bwoba butari ngombwa. Kuko ubwoba butari ngombwa ni ubukubuza gutsinda gusa, ariko ubwoba buri ngombwa bwo twese tubuhuriyeho. Igihe tugiye gukora ikintu kiri dangereux turabibona kandi tukanabitinya, tukabireka, tukagira ubwoba, tugakora attention. Ariko ku bwoba butari ngombwa abantu benshi batinya ibintu bitari ngombwa, bigatuma badatsinda. Aya mahitamo rero atuma utinya ikintu kitari ngombwa, ukwiye kuyareka. Ikindi ukwiye kumenya ko buriya gusubira inyuma ni umwanzuro utari mwiza, ni amahitamo atari meza. Niba hari ikintu wakoze, komeza. Ahubwo niba ubona bitagenda, shaka innovation, shaka akantu gashyashya washyiramo kugira ngo bibashe kugenda neza, ariko witera intambwe isubira inyuma. Oya,
Ikindi witegereza abantu bakubwira ngo buriya ugiye kubikora. Motivation ya mbere ni iyawe, bayita intrinsic motivation. Iyi ngiyi niyo ukeneye, abandi bazaza. Umugabo bita Richard Francis niwe wigeze kuvuga ngo natada production market de toi-même. Ntugategereze abagukomera amashyi, witegereze umuntu uza kugukomera amashyi ku byo wakoze. Mbere na mbere banza wowe wikomera amashyi ku byo wagezeho, hanyuma abandi bo ibyabo birabareba, bashobora kuza cyangwa ntibaze. Rero witegereze abagukomera amashyi, banza wikomera amashyi ku byo wakoze. Gutsindwa ntabwo ari finali, wapi. Gutsindwa ni icyigisho uhawe, ni isomo rikomeye kugira ngo ubashe gukosora bya bindi wafeirinze. Ibi ngibi wabikora, bikore, gusa never give up. Niba wakunze ibyo tukugezaho ukaba wifuza kuzakomeza kubyumva n'ubutaha, kora subscribe. Niba nanone kandi hari igitekerezo ufite wifuza kutugezaho, wagishyira muri comment.